Baca umugani mu kinyarwanda ngo umukobwa w'ubwira asamba nasabwa, kandi ngo yihuse yabyaye ibihumye, kandi ngo intabaza irira ku muziro. Ntabwo byoroshye. Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Odarawogo. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, Vestina yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Ugenzuye imbuga nkoranyambaga za Vestina wasanga amafoto yari kumwe n'umugabo we yamaze kuba cleaned, yamaze kuyasiba. Ati uyu munsi ndi mu buzima bubi cyangwa se mbayeho mu mahitamo mabi cyane, ndi mu bihe bingoye kandi si byo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangize ubuzima. Uyu mukobwa aka kandi tuvugana ari muri Canada, aho biri kuvuga ko muri Ndabirene ashobora kwisanga ari muri gereza, cyangwa se ntazagaruke kuko umugore we yatwaye natamugarura akashakira muri Canada, ibintu bishobora kuzahinduka bibi cyane. Uyu mugore rero wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera ngo kugira amahitamo y'umugabo azabana nawe azaba ari uwo azi neza. Uyu mugabo rero azi neza, birakekwa ko ashobora kuba ari muri Ndahabirene kuko niwo mugabo bamaranye igihe kirekire, ashobora kuba wenda agiye kuba yamwifunga muri Canada. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi byo kwita media kit advertising. Mu buryo bw'ubusesenguzi rero nk'ayo kuvuga ko ashobora kuba ari umugabo azi neza, azi iwabo, ashobora kuba ari uyu nguyu witwa muri Ndahabirene kuko niwo muntu uba managinga, niwo muntu baziranye cyane. Ariko kandi bakavuga ko ashobora kuba harimo ashobora kuba nawe wamushyizeho igitutu kugira ngo ashakane n'uyu Idrissa Odarawogo muri Burkina Faso. Ni ubutumwa rero uyu mukobwa yasangije abamukurikira, ugenzura usanga amafoto yose ari ku mbuga nkoranyambaga nk'uko nabibabwiye yamaze kuba yayasiba kuri Instagram. Ku ruhande rero rwa Vestina, ubu uyu munsi ari muri Canada, ari mu bitaramo bitandukanye. Vestina n'umugabo we nyine Idrissa Odarawogo bakoze ubukwe Nyakanga ku itariki 5 umwaka wa 2025, nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko ya hano mu Rwanda. Ni ibintu byakomeje kugenda bikikikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko kandi binababaza bamwe mu bakunzi b'uyu mukobwa bagiye bagenda bakurikira ibihangano byiwe. Yego ndaza kubanyuriramo bumwe mu butumwa yanditse mu cyongereza, reka mbanyuremo rero mwiyumvire namwe abantu mwumirwe. Ngo today the life I'm living is not the life I chose. I'm living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know this family and know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Ko bigaragaza ko ashobora kuba ngo yarakoreshejwe. Ese ninde ushobora kuba wenda yarakoreshejwe umwana w'umukobwa, cyane ko yavuze ko ngo nta muzongera kumukoresha. Ese ni ibiki bari baramubeshye wenda akaba yasezerana n'uyu Idrissa Odarawogo? Idrissa Odarawogo byakunze kuvuga ko ashobora kuba afite abandi bana muri Burkina Faso, ari umugabo ukuze rwose ufite abandi bana, ahubwo ashobora kuba wenda yarakoze divorce, ariyo mpamvu wenda urugo Vestina utarigeze abagabo, Vestina utazi abagabo icyo ari cyo, wenda ashobora kuba akwitanye n'urwo rukuta rw'uyu Idrissa Odarawogo. Ngayo nguko rero ni inkuru ibabaje ku bakunzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza, cyane cyane Vestina uri na Dorcas. Ngayo nguko byamaze kuba gutyo. Subscribe ndetse na like, hanyuma tubwire muri komanteri, ese ubu butumwa Vestina ashyize ku nkuta ze ari muri Canada urabona azagaruka mu Rwanda cyangwa bizarangira ashatse umugabo
muri Burkina Faso. Abasesenguzi nk'uwitwa Pasiteri Claude abantu benshi bakunda gutera amabuye yavuze ko ngo yabonye umugabo muri muri Canada Vestina ashobora kutazongera kuba yagaruka hano mu Rwanda, ariko kandi bakagaragaza ko Vestina uburyo physical appearance yagaragazaga ko ashobora kuba wenda atwitiye uwitwa Idrissa Odaraogo, ariko kandi wenda ashobora kuba atari n'inda yiwe, wenda ntawamenya. Abasitari bakomeje no kugenda bagaragaza ko ingo ziri kugenda zibajabuka cyangwa se ibijyanye n'imishakire byo kugenda byanga. Vestina bamwe bati ni umukobwa arushye akiri mutoya aturambabaje. Ni nyuma y'uko rero yari yakoze ibiganiro kuri MI Empire ndetse n'umumanager wabo muri Ndahabirene, hanyuma avuga ko atifuza kubona mushiki we murumuna we Dorcas yashatse akiri mutoya, aho yagaragazaga acting ko yumiwe rwose kuba Vestina yashatse rwose. Biragaragara ko numiwe, ntabwo nifuza ko umukobwa wanjye yashaka akiri mutoya Dorcas. Ngaho gukora kandi subscribe, like, hanyuma umunsi ku munsi tujye tubana kuri top 150 Rwanda. Inzira y'umusaraba mbega inzira naciyemo, amaso yanjye ngiyarebaga ukuri, abankundaga narabakekaga, nafataga urukundo nk'ubiganya, mpamira ibagiza nanga kumpa umutima ucira, kuko nibwiraga ko nzababara, ariko gusa wenda igihe kizagera menya ukuri kuzuye. Inzira y'umusaraba bitwara ububabare, ariko niyo yonyine isubiza umutima. Iyo unyuze mu mwijima ibuka ko hari urumuri, erega wanteye umuti wakwibuka byose, kumenya bari baragukoreye neza, wagira ngo nyabanzi nyamara ntitubazimana. Inzira y'umusaraba nigira ikinyoma, mbese naribagirwa ko nakuwe, nabayeho mutarigeza kundwa. Uwo wambabariraga naramuciyeho, uwo wantabaraga namwitagaho urwango, nyamara umutima wanjye wari warakomerekejwe, ntabwo numvaga ukuri, ariko numvise ijwi rituje rivuga nunwa nuzasobanukirwa byose. Inzira y'umusaraba bitwara ububabare, ariko niyo yonyine isubiza umutima. Iyo unyuze mu mwijima ibuka ko hari urumuri, Yesu yaruremye gusa njye mu byago. Erega wanyweye umuti wakibuka byose, ukamenya bari baragukoreye neza, wagira ngo nyabanzi nyamara ntitumaze Imana. Inzira y'umusaraba itwara ububabare, ariko niyo yonyine gusa ahubwo ari agakiza. Sinzongera kubafasha gukira, sinzongera gufata urukundo mu rwango nk'umuti wo gukira. Ndasubiza byose mfura n'abasi byamenywa neza. Hari igihe ukuri kugutera kurira, kugakomeretsa ariko gukiza. Hari igihe urukundo rusa nk'ibango, kuko rutinya kukurekurira. Yesu yaciye iyo nzira imbere yawe, agira ngo utazibagirwa ko iyo wemeye gukira wose, n'ubuzima bwawe bugasobanuka. Inzira y'umusaraba
bigufasha gukira